Abantu bamwe ati afite uburwayi bwo mu mutwe, abandi ati bamukurikirane. Ubu tuvugana muri aka kanya umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano ibye byakomeje kugorana. Nyuma y'iminsi itari mike kandi itari na myinshi hagaragaye video Yampano ari kumwe n'umukobwa bambaye ubusa, ibintu byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi cyane ndetse bamwe na bamwe bakanabizira. Bitunguranye hagaragaye indi video n'ubundi Yampano ari kumwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Abantu bamwe ati afite uburwayi bwo mu mutwe, abandi ati bamukurikirane. Ubundi ni gute Yampano yisanze muri ibi bintu? Ubundi byaje kugenda ute kugira ngo umuhanzi mwiza uririmba neza witwa Yampano yisange muri ibi bintu? Ese ubu ni gute uyu muhanzi yisanze ari kugaragara muri ubu buryo, uburyo abantu bose bakomeje kugenda bamunengeramo ndetse batanamwishimiramo? Umuhanzi bakunze indirimbo ze ndetse bakunze n'uburyo aririmba, ndetse ni n'umuhanzi warugeze ahantu heza ku rwego rushimishije. Ndabasuhuje, nitwa B-News TV, mbahaye ikaze. Ubundi bivugwa ko mu rugendo rw'abasitari cyangwa se kugira ngo ube umusitari bigusaba imbaraga nyinshi cyane ndetse bikanagusaba n'ibishoro byinshi, ku buryo uba umusitari byibura bishobora kuba byaragutwaye ubushobozi bwinshi cyane ndetse warifashishije n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo ugere kuri urwo rwego. Nyamara bamwe na bamwe ugasanga bari kubupfusha ubusa. Ubundi bivugwa ko kugira ngo ube umusitari uba warashoye byinshi cyane, kandi kuba umusitari si uko ubishaka ahubwo ni uko bikurimo. None ni gute Yampano yisanze muri ibi bintu? Umuhanzi mwiza, umusitari mwiza bakunda ndetse bagakunda n'ibihangano bye. Ni iminsi itari mike ndetse n'iminsi itari myinshi, kubera yuko ntabwo bigeze ku mwaka cyangwa se ntabwo iminsi igeze ku y'umwaka, video n'ubundi igaragaza Yampano ari kumwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Ibintu byavugishije benshi ndetse bamwe na bamwe bakanabizira. None ubundi Yampano afite ikihe kibazo? Dore ko bamwe batangiye no kumugereranya, ubwo kandi bamwe ni mu bakunzi be batangiye no kumugereranya nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se bamwe na bamwe bagatangira kumusabira ko bamukurikirana. Ndetse hari n'amakuru avuga yuko ubu Yampano yamaze gutandukana n'umugore we w'isezerano cyangwa se n'umugore we wa mbere. Ese ubu nibwo busitari cyangwa hari ikindi? Ubundi iyo tubonye umusitari cyangwa se iyo tuzi umusitari tuba twumva yuko ari umuntu urenze, tuba twumva yuko ari umuntu mwiza, ufite ubwenge, ufite uburyo akora ibintu bye neza ndetse akanabikora no mu buryo bwe neza. Ibyo ni byo rwose, kubera yuko iyo akoze ikintu turagishima, iyo akoze ikintu turacyumva, yewe tukanagikurikirana. Ariko gato kidogo iyo akoze ikosa nawe bimushyira hasi. Kuba umusitari ni byiza ndetse no kutamubaho nabyo bikaba byiza, kubera ko iyo ubaye umusitari, yego pe uba ubaye umusitari, ariko nawe iyo gato kakubayeho nuko urahagaragarira. Gira amahirwe kabe keza, gira ibyago kabe kabi. Ubu uyu muhanzi Yampano ubu mu mutwe ubwonko bwe cyangwa se ibitekerezo bye byatangiye kubara akubye ibyo yagiye akora byose kugira ngo agere ku busitari. Ubu ngubu akurikije amagambo ari kumuvugwaho, akurikije ibitekerezo biri kumutangwaho, ibitekerezo bye byabuze uko bitekereza, bimwe na bimwe cyangwa se mu buryo bumwe na bumwe byabuze aho byerekeza. Ibi byose ni ukubera izi video. None niba warabaye umusitari ukagaragaza video nk'izi, ukagaragara muri ubu buryo, abaturage, abakunzi, abafana ubu baracyagufitiye icyizere? Ese ubu nibwo busitari buri kwereka abantu? Ubu uyu muhanzi Yampano yamaze iminsi itari mikeya mu gihugu cy'Ububiligi, aho yari yitabiriye ibitaramo bitandukanye
ndetse ari kumwe n'abandi bagiye batandukanye. Dore yuko ya mpano akimara kujya mu Bubiligi benshi batangiye no kuvuga yuko atazagaruka muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse byanagaragaye amafoto agaragaza yuko ashobora kuba afite n'ihungabana. Ese ya mpano iri hungabana niryo riri gutuma akora ibintu nk'ibi ngibi? Hari benshi bifuza kuba abasitari ariko babuze uburyo babigeraho. Hari benshi bifuza kuba ibyamamare ariko babuze uburyo babigeraho. Nyamara bamwe babigezeho bakaba bari kubipfusha ubusa. Kugira ngo ugere ku busitari si ibintu biba byoroshye, si ibintu ufata nko kugenda mu gitondo ugasaba ikintu bakakiguha, si ibintu ujya kudeporeza ngo uvuge ngo bazaguhamagara. Ni ibintu ukorera ndetse ukanabiharanira. Ariko kuba warabigezeho, kuzamuka ni kimwe no kumanuka ni ikindi. Iyo uzamutse neza biragufasha, iyo uzamutse nabi nabwo bikagufasha. Buri kimwe kigufasha mu buryo bwacyo. Ukurikije igihe umusitari atangira kubakira ubusitari bwe cyangwa se igihe yabereye umusitari, ugakurikiza no guhanuka kwe cyangwa se kumanuka kwe, ibyo bintu nta hantu wabinganya. Kabone n'ubwo wakuba inshuro 100, kabone n'ubwo wakwifashisha abantu bose, ntago wabinganya. Ushobora kumara imyaka 3 uri guharanira kuba umusitari cyangwa se uri guharanira kuzamuka ngo nawe ube icyamamare nk'abandi, bikagutwara iyo myaka 3 yose cyangwa se n'10, kubera ko si wabitindaho, ni ibintu biba bitoroshye. Ariko muri iyo myaka 10 byagusabye umunsi umwe cyangwa se isegonda rimwe ukabura amanutse, ukabura hanutse. Fata ya minsi wamaze uri kubaka izina, ufate n'amasegonda bigutwaye kugira ngo rimanuke. Ibi ngibi iyo bigenze gutya bibabaza umuntu uri gushaka kuba umusitari bitewe n'uburyo ashaka kwitwara mu busitari bwe, ndetse bitewe n'uburyo ashaka kuba igikundiro cy'ahantu hose, bigatuma ababara kubera ibyo aba ari kubona, avuga ati ni gute wabaye umusitari ukaba uri kwipfusha ubusa, ukaba ushaka kumanuka. Njyewe ushaka gutwara neza abantu nkanabakundisha n'ibintu byanjye ndetse no mu buryo bwanjye, njyewe kuzamuka byaranze. Ibi ngibi bamwe na bamwe harimo n'abababariramo bakanabirakariramo bitewe n'uburyo baba bashaka kugira ahantu ugeze. Ntabwo byoroshye ndetse ntibizanoroha mu gihe utitwaye neza, ugaragariza abawe ko bakunda, ndetse nabo bagukundira ibyo ukora, ndetse nabo bagukundire uburyo ubikoramo. Igihe cyose uzaba witwaye neza uzakundwa, igihe cyose uzaba wakoze neza uzakundwa, kuko uzakundirwa ibyo wakoze, uzakundirwa uburyo witwaye neza igihe cyose wabikoze ndetse wanabizirikanye. Ntabwo umuntu azagukundira ibyo utakoze cyangwa se ngo agukundire uburyo utitwaye, ubu se yabakunze iki? Niba ukoze neza baragukundira ibyo wakoze neza, niba ukoze nabi barakwangira ibyo wakoze nabi. Niba ukunzwe urakunzwe, niba wangwa urangwa. Ese ni iki gituma ukundwa? Ukomeze ugishyiremo imbaraga, kere gutuma bakwanga. Ndabashimiye, kora subscribe. Ciao ciao.